Nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze hano kuri Joel Gospel Praise TV. Ndakwinginze ngo ufatanye nanjye gusenga rino sengesho muri iki gitondo. Ariko se reka mbanze nkubaze iki kibazo. Urumva umutima wawe ubuze amahoro? Urumva ubuze ibyiringiro by'ubuzima? Cyangwa utewe ubwoba n'imibereho n'ibigeragezo uhura nabyo muri iyi minsi? Mukundwa, ndakwinginze ufatanye nanjye gusenga iri sengesho. Muvandimwe, Yesu Kristo niwe mahoro yacu. Uyu munsi reka tuzirikane kuno kuri gukomeye ko Yesu Kristo ari we mahoro yacu. Muri iyi si yuzuyemo ibibazo, intambara, ubwoba, amaganya n'ibigeragezo. Abantu benshi bari kwihutira gushakira amahoro mu butunzi, gushakira amahoro mu nshuti, mu buyobozi cyangwa mu bindi bintu by'isi. Ariko amahoro nyakuri ntaturuka ku bintu cyangwa ku bantu, ahubwo amahoro nyakuri aturuka kuri Yesu Kristo wenyine. Yesu ntabwo aduha amahoro y'igihe gito nk'ayo isi cyangwa abantu batanga. Aduha amahoro akomeza umutima ndetse no mu bihe bikomeye, akadutera ibyiringiro kandi akaduhumuriza. Iyo Yesu ari kumwe natwe, dushobora guhagarara dushikamye nubwo umuyaga w'ibigeragezo waba ukomeye, nubwo twaba turi guhungabanywa tubona ibintu bitugoye. Ariko uyu Kristo Yesu aduha guhagarara dushikamye, twemye, twuzuye ibyiringiro n'umunezero mu mutima. Yesu Kristo ajya gusubira mu ijuru yadusigiye amahoro ye. Ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 14 umurongo wa 27 haravuga hati, mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye, icyakora simbaha nk'uko ab'isi batanga. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Yesu ntiyadusigiye izahabu cyangwa ifeza, yadusigiye amahoro ye. Ayo mahoro aruta uko abantu babyumva kandi akomeza imitima yacu mu gihe gikomeye, mu gihe cy'ibigeragezo. Uyu Yesu Kristo muvandimwe, ndakumenyesha ko ari we mahoro dufite, ni we mahoro yacu dukwiye kugira. Abefeso igice cya 2 umurongo wa 14 haravuga hati, uwo ni we mahoro yacu, kuko yahinduye twebwe ababiri kuba umwe, akuyeho ubwanzi ari bwo rusika rwari hagati yacu rutugabanya. Yesu niwe utanga amahoro gusa. Amahoro dukeneye ntabwo araturuka mu butunzi, ntabwo araheshwa n'amafaranga, ntabwo araheshwa n'inshuti cyangwa abantu, ahubwo dukeneye amahoro y'igihe kirekire ahoraho. Ayo ngayo azanwa na Kristo ubwe, kuko ari we mahoro ubwe. Iyo dufite Yesu tuba dufite amahoro. Iyo utakaje Yesu mu buzima bwawe, utamufite mu mutima wawe, amahoro aragenda akaguhunga, ugasigara uhungabanywa n'umuyaga, ugasigara ufite ubwoba, ugasigara
utewe impungenge n'ubuzima bwa buri munsi. Yesu ahamagarira abamwemera bose kuza kuri we. Matayo 11:28 haravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Mu isi hari abaremerewe n'amaganya, hari abaremerewe n'indwara, hari abaremerewe n'ibibazo by'imiryango, hari abaremerewe n'ubukene, ariko Yesu aravuga cyane yeruye ati nimuze aho ndi, niwe utanga uburuhukiro nyakuri. Wowe uruhijwe n'ibyaha, wowe Satani yatwaje igitugu, ukaba waraburiye amahoro mu businzi, mu busambanyi, ukaba waraburiye amahoro mu bwambuzi, mu byaha byose, ndakwinginze ngo uze usange Yesu, umwegera kuruhure kuko urarushye. Amahoro y'Imana arinda imitima yacu. Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 6 n'uwa 7 haratubwira hati ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima, nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Iyo dusenze kandi tukiringira Imana, amaganya asimburwa n'amahoro, ubwoba busimburwa n'ibyishimo, ubwoba busimburwa no kwizera. Muvandimwe mukundwa muri Kristo, Yesu atanga umutima udashobora gutsindwa n'ubwoba. Ijambo ry'Imana riravuga riti kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye uw'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Urwandiko rwa 2 rwa Timoteyo igice cya 1 umurongo wa 7 niko hatubwira. Yesu ntabwo ashaka ko abana be babaho mu bwoba, ashaka ko tubaho mu mahoro, mu kwizera no mu byiringiro. Amahoro nyakuri abonerwa muri Kristo Yesu wenyine. Ndakomeza kubikubwira muvandimwe. Yohana 16:33 haravuga hati ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri jye. Mu isi mugira umubabaro, ariko nimuhumure nanesheje isi. Uyu Yesu yanesheje imibabaro yose kuko yanyuze mu bigeragezo. Amahoro ye abonerwa muri we. Yesu ntiyadusezeranije ubuzima butagira ibibazo, yadusezeranyije amahoro hagati y'ibigeragezo. Kuko yanesheje isi, natwe dushobora gutsinda. Uyu Yesu kuko yanesheje isi, dushobora gutsinda ibigeragezo. Muvandimwe, niba wumvise iri sengesho, nyemerera ufatanye nanjye gusenga rino sengesho. Data wa twese uri mu ijuru, tuje imbere yawe mu izina ryera ryawe Yesu Kristo, kandi rifite ubushobozi bwose. Turagushimira kuko watanze umwana wawe kugira ngo atubere umukiza n'umwami. Turagushimira kuko muri Yesu Kristo twabonye imbabazi, twabonye agakiza n'amahoro nyakuri. Mwami Yesu, uyu munsi, iki gitondo, twemeye ko ari wowe mahoro yacu. Reka dutangire uyu munsi imitima yacu izirikana uku kuri gukomeye yuko ari wowe mahoro yacu. Hari ibibazo byinshi bidukikije, hari amaganya, ubwoba, ibigeragezo n'imitwaro ishaka kudukuraho ibyiringiro, ariko twiringiye ko amahoro yawe aruta ibibazo byose duhura nabyo.
ijambo ryawe riravuga riti mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye, icyakora simbaha nk'uko ab'isi batanga, imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Uku niko wasize utubwiye ubwo wendaga gusubira mu ijuru. Mwami Yesu, twuzuza ayo mahoro yawe muri iki gitondo. Ubu dutangiye icyumweru, twuzuza ayo mahoro yawe. Kuraho ubwoba bwose mu mitima yacu, kuraho amaganya yose, kuraho urujijo rwose, kuraho umwijima. Komeza imitima yacu igihe duhungabanyijwe n'ibigeragezo. Fasha abantu bose, bahe kwizera aho kwirengera ubushobozi bwabo. Mwami w'amahoro, hari abarwaye, bahumurize. Hari ababuze abo bakundaga, bahe ibyishimo, bahumurize, bakomeze. Hari abafite imitima imenetse, bakize. Hari abaremerewe n'ibibazo by'imiryango, ibibazo by'abo bashakanye, ibibazo by'abana. Mwami, bahumurize. Hari abahanganye n'ubukene n'ibura ry'akazi, ubakingurire inzira. Hari abaremerewe n'ibyaha. Mwami, turabizi ko ari wowe ushobora kubakiza, ni wowe ushobora kubaruhura, ugashyira umucyo muri bo. Nk'uko ijambo ryawe ribivuga riti ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye, mubyingingiye, mushima. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose, ayo umuntu yamenya, azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Data, turagusabye ngo ayo mahoro arinde imitima yacu uyu munsi n'ibihe byose biri imbere. Dufashe kuba abantu batanga amahoro aho kujya impaka. Dufashe gukunda aho kwanga. Dufashe kubabarira nk'uko natwe watubabariye. Mwami Yesu, turakwinginze kuko ari wowe wenyine ushobora guha imitima yacu amahoro adashira. Turagushimira kuko utazigera uduhana cyangwa ngo udutererane. Icyubahiro cyose, ikuzo ryose n'ishimwe ryose ni ibyawe. Tubisabye twizeye izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo n'Umukiza wacu. Haleluya, amen. Kandi amahoro y'Imana aruta uko abantu bose bamenya. Azarinda imitima yanyu n'ibyiyumvo byanyu muri Kristo Yesu. Bavandimwe, amahoro y'Imana ahebuje rwose, ayo umuntu yamenya, azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Amen. Mbasabiye umugisha, kandi wibuke gusangiza iri sengesho abandi. Wibuke kandi gukanda subscribe kugira ngo ubutumwa bwiza bujye bukugeraho, kandi inkuru nziza y'agakiza yamamare hose mu bisi, uhereye hano mu Rwanda no mu mahanga. Ndagukunda cyane. Amen.